reka nkubaza ubu niyo uza kuba ufite abavandimwe sibyo harimo nka mushiki wawe ngiye tutumvikana bitewe n'uko mbona ubona byari bugera ahantu dushobora kuba twatandukana cyangwa se icyo yari bukore icyo ari cyo cyose ntabwo twatandukana. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Famiye Mutabazi twagarutse. Uyu munsi rero reka tubyite icyandikwa kugira ibintu byoroshye. Bagiye kutubaza ibibazo tuzajya dusubiza hano. Tubereke niturangiza natwe ubwacu turebe ko ibintu twasubije bihuye. Nidusanga bidahuye, ubwo wasubije ikitari cyo azajya yishyura ibihumbi 10. Ubwo watsinze niwe uzajya ufata ibyo bihumbi 10. Turagenda tuyabara. Ubwo bibaye byiza icyo ukoze wazajya uhita munsi wandikaho ibihumbi 10 kugira ngo umuntu atibagirwa. Sibyo chere? Twagiye. Aha. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Turahera kuri Mutabazi. Ese ni iki ketchup akora mu buzima bwa buri munsi? Ngwiki? Kuri kumupira. Oya. Turebe. Ni bimwe niko twabivuze mu buryo butandukanye. Abantu nibibacange nubwo nyine icyo kibazo kibajijwe Mutabazi ariko nanjye ndakizi ngomba gusubiza kugira tureke ko Mutabazi atabyishe. Nawe icyo bari bumbaze kuri we nawe arasubiza kugira ngo nabyice. Cya mbere cyagiye. Tugiye kuri ketchup. Yego. Ikibazo cya ketchup cyo kiragira kiti. Ni hehe Mutabazi yakoze bwa mbere? Ni akahe kazi yakoraga? Bagiye. Turebe. Wakoraga he? IT support muri Fly Internet. Njye nari twari muri Sonarwa. Kuki utari warabimbwiye? Twagiye. Aha, tugarutse kuri Mutabazi. Ikibazo cye kiragira kiti. Yaba ketchup yarigeze yirukanwa ku kazi? Turebe. Azi ubwenge sha. Yagikoze. Hano hari kuvuga ngo nuvuga ngo yes uravuga impamvu. Ntabwo nigeze nirukanwa mu kazi. Sibyo? Ubwo koko ntirikanwe mu kazi ntago ari ngombwa ko gusobanura ngo nego. Okay. Tugarutse kuri ketchup. Iyo Mutabazi aba adakora akazi ari gukora ubu ngubu. Yego. Yari kuba akora iki?
turebe jeri turebe yama ibihumbi 10 nayo kuba ndi umu IT kuko nibyo nize nayo kuba ndi umu IT kuko nibyo nize okay twagiye tugarutse kuri njyewe mbona mutabazi ukunda kuririmba be indirimbo ziri mu mutwe wawe ubundi kuki utaba umuhatsi twagiye tugarutse kuri mutabazi niye filime ya mbere Ketchup yakinnye yitwa ngo iki hari ryari tankopera yitwa Naheza hisi 2010 wagiye around 2 tugiye kuri background yego cya mbere kiragira kiti bwa mbere mwahuriye he kuva aho mwahuriye bwa mbere kuva aho kuva aho mwahuriye bwa mbere twahuriye he bwa mbere yego nanjye ni kurya nyuma kabiri ninde wateye intambwe bwa mbere mu guhura Mutabazi ninde wegereye undi bwa mbere Mutabazi okay ni njyewe nyine ariko mbese uri gukopera hano oya gumaho gatatu niye ndirimbo ya couple yanyu ikibazo ni icya Mutabazi mutaza kubyitiranya yego behoya oya amateka kubera iki Oya. musubiremo kiriya kintu cyavanze ni amateka oya yego ntago bibaho uri kunyiba neza sawa ntaribi twagiye kuri Ketchup ni indirimbo z'umuhanzi umwe yiga ni uwuhe mwana Mutabazi akunda kurusha abandi ninde be Talha ni Talha nanjye nanditse tugende twagiye kuri Ketchup
ni gute baguporopoje for marriage or wedding? si ibintu ndabyandika bikunde ni gute andika uko ubyumva. oya ntabwo nta magambo make mfite yo kubyandikamo nta magambo ngiye mfite yo kubyandikamo ariko ndabizi. wanditse ngo iki? nanditse Kim Hotel kandi twari twicaye. okay ntaribi ni wowe utsinze nanjye nibazaga ntabwo ikibazo kibaza ngo ni hehe. nake ntaribi kuko niba ari ni gute ni uburyo nyine. nta kibazo ni ntacyo. ya twagarutse tugarutse kuri Mutabazi. ni abana bangahe Ketchup ashaka ko mubyara? Zongaye. Oya. Uwashakaga abana babiri. Imana iduha batatu. oya Ugiye kurwana se. buretse Wirwana. bereka nkubaza ntabyo kumbaza. Imana buretse mbaza nkubwira. Niki? ibuka turi gutaha tukibakaruru. Ego Mbese nkwibutse? ego ko guta. Oya ngiye ibyo mvuga. Ibyo mvuga ni ibya mbere y'ubukwe. Nubu oya Bari mbere babiri. y'ubukwe. Bari bangahe mbere y'ubukwe? Mbere y'ubukwe bari babiri. Tumaze gukora ubukwe tubana twumvikanye batatu. Ariko byarabaye bya batatu. Bari babiri. Twumvikanye batatu. Mbere y'ubukwe bari babiri shiringi. None se mbanze nkubaze tumaze gukora ubukwe. Oya abingibi no kuyiba behoya. Kireka nimbiyo kabiri utayizi. Mbere y'ubukwe ariko. Kabiri warayivuze nawe wavuze. Nari bimfasha. Nari Ntubirakariremo. twari twaremeranyijwe abana batatu. Imana irabadu. Oya. Okay. Nta kibazo. Twikomereze. Dukomeze. Tugarutse kuri Ketchup. Nari Birakara. tugende. Ketchup. Mutabazi akunda kurya ibihe biryo? Boko. Wese kutasubije. Namweretse ngiye. Yeah. Turebe. Inyama umuceri n'umuceri. Wowe wanditse iki? Inyama gusa. Hari icyo. Nta kibazo. Okay. Yari icuma araririye. Icuma araririye mu kuba atashyizeho umuceri. Ni njyewe. Araririye kuko wibagiwe. Naririye. Waririye gute se? Nose nibagiye ibyo nkunda. Washaka nkubwire ko nkunda n'amafiriti. Nkunda n'amafiriti. Reka mbaze nkubwire. Kuba mvuze bavuze ngo ibiryo ukunda kurya. Ntabwo bavuze ngo ikintu kimwe cya bibiri. Mvuze inyama n'umuceri. Si ibiryo? Pole rero 10 n'iryanjye. Twagiye Icumi ukuntu uri gutangwamo ntabwo ndi kubisobanukirwa rero. Reka nkubwire ahangaha ninjye utsinze nagomba kuryandika nkavivura ko kagiyemo. Nawe nimbabaza ikibazo kumva rero ugitsinze uraryandika. Ahubwo niba utabimenye kuva kare ni byiza. Oya ndasubiramo ndabyibuka. Mutabazi ntubirakariremo. Ishime. Okay, twagarutse kuri Mutabazi. Mutabazi. Ese ni iki Ketchup akunda cyane kuri wowe? Usibukene none iki? Cyandike. Kakunda ibintu byinshi. Cyandike. Ntago nshaka kucyandika kuko nyanditse byawe bikabi. None se nyandike nyemere kucyandika. Aya. Ndi ukunda.
ahubwo reka nahari ko Barabeshya. byakuyobeye oya igo be reka nahari reka kubeshya Oya, Dore nta kugira kintu kugira kwandikaho. icumi kugira Oya, iry'agacumi ntacyo. kanjye Ugisharambura gusa ni akariya ahubwo kihuse okay birababaje ariko kubera n'ubwo batazi ikintu mukunda kereka ubwo ari ikintu kimwe nyine ubona akantu kamwe nyine wanditse njye nabuze ibyo nandika kuko nzi ko ari byinshi igenda bibaye nk'ibyo none icyo ngicyo nicyo ni cyonyine nyine icyo icyo kintu nyigukundaho cyane twagiye ndomeye ko okay twagarutse kuri ketchup ketchup ni iki Mutabazi akunda kuri wowe kuri yewe ndakivuga se ubu ibyo nakubwiye nyine biragoye turebe banza unyereke se bari nawe nyine yanditse amaguru yego nawe wagikoze ego nese yabwiye n'icyo nkunda amaguru yawe mbe ndabizi bizi gute nyine ndabizi kuva kera around 3 turacyari kuri ketchup siraje ibibazo byamushiranye ni abahe bavandimwe ba Mutabazi ehe uko bakurikirana hehe ku mukuru ujya ku muto wanditse gute be nabo yego nabo ni ikinege ikinege neri ubu uri kurya uduceri twagarutse kuri ketchup yego sorry Mutabazi eh ni abahe bavandimwe ba ketchup baherereye he ku muto ujya ku mukuru turebe ni babiri umwe aba Gisenyi undi aba i Kigali umukuru aba Gisenyi umutaka uwakurikira none se be ngo Gisenyi Rubavu ni habaso Latifa basi rwanze ngo Gisenyi Rubavu Latifa ni ha n'amazina se oya ni babiri ni babiri nta kibazo nanjye nanse Latifa Gisenyi Hemedi Kigali nawe uba hano nanjye mba hano twagiye twagarutse kuri ketchup Mutabazi avuga indimi zingahe ni izihe nanditse indimi enye be turebe ngiye mvuga indimi eshanu sheri eshanu gute izihe n'izihe ikinyarwanda je parle français I speak English nasema Swahili naloba Lingala oya iringana n'utwo tuntu twonyine wivugishije wakishe n'icumi ryanjye okay tuje kuri Mutabazi sasa ninde best friend wa ketchup wavuze nde njyewe okay ni wowe 5 tugarutse kuri ketchup
Teta ntabwo ari best friend. best friend wanjye ni umuntu umbwira byose byose nta na kimwe misha. Teta ntabwo umubwira byose. Teta ntabwo umubwira byose. Hari ibyo atazi na nusura. Ketchup Mutabazi areshya ate? Twagiye. Afite ibiro bingahe? N'icumi ryanjye kandi namurishyiraho. Wari urimo urareba ibyo ndi kwandika. Yego. Kandi nanditse ibyanjye. Ufite ibiro bingahe? 72. Nanjye nibyo nanditse. Uburebure? 169. Be ntabyo uzi. Akira. Utangiye kubeshya. None se aravuga ko ntabizi gute kandi? Kandi njye mbikubwiye. None se njye ndabikubwiye ubu ngubu. Maze igihe kinini mbizi. Ubwo ni 10 ryanjye. Ko bigera ku 10 rya Ketchup akababara. Arimo aranyiba. Okay, tugarutse kuri Mutabazi. Ikibazo kiragira kiti, Yego. ni ubuhe bwoko bw'amaraso bwa Ketchup? O positive. Yeah. 10 ryanjye. Tugarutse kwa Ketchup. Ni iyihe blood type ya Mutabazi? Nayo ni o positive. Turahuje. Ewa. Aha, tugarutse kuri Mutabazi. Ikibazo kiragira giti, ni ayahe mazina y'ababyeyi ba Ketchup? Uwimana Shakira na Hamim Hamad. Nubwo njye ntanditse Yose. Okay. Ryanjye. Tugarutse kwa Ketchup. Ikibazo kiri aha kiragira giti, ni ayahe mazina y'ababyeyi ba Mutabazi? Katurebe. Nyirijana kutanditse rya fiye. 10 ryanjye. Ntabwo ndyibuka pe. Uno se bagiye izina rya sebukwe. Batagihari. Nuko adahari. Niyo mpamvu. Niyo mpamvu nyine ariko Ukumva nyine yumva umukwe we. umukwe we Kazana. sha ngomba no kuzakwigisha ikinyarwanda Zairwa wangu. Fasha be. Kazana utazi izina rya sebukwe se. Narizi François. Okay. Sibyo? Nagisha. Rije none. Aha, twagarutse kuri Mutabazi. Ikibazo kiragira kiti, ni iki Ketchup aba ashaka ko umukorera? Kuri bano. Ko ari byinshi nakwandika byinshi. Sirareba se. Nakwandika byinshi ngewe. Wowe wanditse iki? Turebe. Nyereka nyine. Banza nyere. Mbashaka kunekera. Wowe. Nge icyo ubushaka nanditse kumutetesha, kumwitaho, kumuha umwanya. Ni byinshi nkomeze. Nese ubwo watsinze ni? Ni ngewe. Nge mbashaka kunekera. Uko ngutekera.
ubwo naki Cuma araririye. kugutekera se ubwo yakira. oya gumana ntabyo ukeneye. Aha. Reka twikomereze. Ku karadiyo kabaye karenze byatubera byiza. uzajyayo Ketchup itegure. Tugeze ku kibazo gikomeye cyane. Gikomeye cyane. Bihambaye. Yana hano haracu wambaye. Ikibazo kiragira giti. Nirihe jambo cyangwa interuro Mutabazi akunda gukoresha kenshi cyangwa akunda kuvuga? Kinteruro nkunda kumubwira se ubwo niko nabyumvishe njye nanditse ngaho mubwire nawe katurebe none ndagukunda nawe nibyo wanditse. Okay. nyine ndagukunda ndagukunda sheri. ngaho fata mikoro. nari Tugeze kuri Mutabazi. Ku kibazo gikaze cyane hano. Yana giteye ubwoba. Sinzi uko ari bugice mu gisubizo. Aha, ikibazo kiragira giti. Mukunda kwitana ngo iki? Ukunda hamagara undi? be Ewa. N'ibibazo bikaba bigeze ku musozo. ibibazo birashize. bereka nkubaze nubwo ibyaha yabishize sibyo. ni uwuhe muhanzi nkunda wo mu Rwanda? Kivumbi. Okay. oya byo ntidushaka ntitubyandike. nawe mbaza zana ngufashe. zana ngufashe. mubaze. Mu Rwanda nkunda aya makipe ko ni abiri. nzimwe kandi ninyisubiza ndaba ngikoze yigo. oya ni abiri. Reyo Etincelle Etincelle iwacu. Okay. mbaza ikindi. Mu Rwanda nkunda uwuhe muhanzi? Bulldog. ni bari babiri umwe yarapfuye. uracyamukunda? Yego Jay Polly nyine ntabwo nyine ntiwamwanga aracyari mu mutima. sawa Jay we. kanambe ngewe ni ibihe biryo nkunda kurya sibyo ushobora kuba wama kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 31? Special. aha ni iki nkunda kunywa? Spice tea cyangwa tevere. amazi niyo nkunda cyane kuruta. Ibyo ntabwo bikunda, ibyo mvuze ntabwo bikunda. ndabikunda oya ndabikunda ariko icyo nkunda cyane ni icyo. byambajije nawe. wabaje nabi wenda njye navuze ibyo ugura. nta kibazo. ikindi mbaza ikindi kibazo ushaka. ikindi kibazo nshaka. muri sinema yo mu Rwanda iyo utaba Ketchup sibyo wumva nk'ubu nka mu gitondo ubyutse wakwifuza kuba ubyutse uri nk'uyu mukinnyi wa filime muri Rwanda? mu bahari hari abagiye. oya ndakuvuga nyine mu bahari ntawe. nduka nkusubiremo ikibazo maze utacyumvishe. uretse nyine ni ukuvuga ngo iyo ntaba Ketchup ntabwo nari gukina. ntabwo ari gukina. nta n'uwo nari kwifuza kuba nkawe kuko muri abo mu bandi bose bahari
ntawe mbona uruta ketchup ku buryo navuga ngo iyo ngo ntaza kuba ketchup ngo nari gufata uyu nguyu, ubwo nyine ntabyo nari bukore. no mu bagabo. Sha ntawe. Okay. Ko ibibazo mise mbibura sinari ko kizamukiraho cyane. Nanjye ikintu ngiye kukubaza, kuba waravutse uri wenyine sibyo, uri ikinege, wumva ari byiza cyangwa wumva ari bibi? Ese iyo uza kugira abavandimwe wari kwifuza kugira abavandimwe bangahe? Ese wari kwifuza ko haba harimo abakobwa cyangwa bari kuba abahungu gusa? Ndahera kuba naravutse ndi umwe, kuko ari byo ariko nakuze nibyo nzi nibyo nanakunze nyine ubwo ntago ibindi nyine ntago nabibayemo ngo menye uko bimeze, gusa mbona nyine bitera akavuyo ko abavandimwe benshi mbona bashwana. Sometime hari igihe nshimira Imana kuba naravutse njyenyine nyine, izi mpamvu yatumye mvuka njyenyine. Ku bijyanye iyo nza kugira abo mvukana nabo, nanone umuvandimwe umwe byari kuba ari sawa. Umwe iyo aba umuhungu byari kuba byiza, tukaba abahungu babiri, kandi byari kuba byiza iyo tuba turi n'impanga. Ariko ndabimenya impamvu bivuze. Okay, ibyo tubiziranyeho, gusa ni byiza kuba waravutse uri ikinege. Sijya mbikubwira. Ese wowe nko kuba warashatse ubundi kuba warashakanye n'ikinege, nyine umuntu utagira abavandimwe, wowe ufite abavandimwe, nta kintu biba bikubangamiyeho? Uba wumva bimeze biti? Cyangwa washakaga gukorana ubukwe n'umuntu bafite nk'ifamu y'abana iwabo? Njyewe abantu ntimunyumve nabi shabe, ndabikunda kuba waravutse nyine, ndabikunda kuba narashakanye n'umugabo w'ikinege. Uzi impamvu? Rugigira ba beriseri bawe bakakubiza ibyuya shawe. Rimwe na rimwe hari n'abasubira muri geto cyangwa iwabo kubera abaramukazi babo babi, ariko rero njyewe ntabahari. Hari nabo bibaho kuri ba mabukwe babo, ariko njyewe uwanjye rwose nta kibazo. Ahubwo ubu iyo uza kugira abasisita bawe baba bari bunzanira akavuyo shawe. Reka nkubaza, ubu niyo uza kuba ufite abavandimwe sibyo, harimo nka mushiki wawe ngiye tutumvikana, bitewe n'uko ubona byari bugera ahantu dushobora kuba twatandukana, cyangwa se icyo yari bukore icyo ari cyo cyose ntabwo twatandukana? Aho ngaho urumva ngiye gusubiza nkurikije nyine nshaka kugushimisha, kuko numva ntago simbizi kuko imiterere yanjye urayizi, kandi uwo muntu ndi kukubwira yaba afite imico mibi nyine yo kwivangavanga no guteshanya umutwe. Twari kumuhunga. Oya winsubiza gutyo, twari kumuhunga se gute? Ibyo bintu bibaho? Ni ugute? Ni ukuvuga urumva uko byagenda kose ubwo urumva twari kuba twarabanye nyine, ariko uwo muntu harabangamye. Urumva rero oya ndavuga uwo muntu nyine, uwo twita ko yaba ari mushiki wanjye nyine mutumvikana, ariko n'ubundi uhari, urumva nta kintu ari kubihinduraho. Nayo ukora uko nshoboye rero ntagomeze kumbangamira, kuko urumva ubwo tuvuge nimba aje mu rugo najya amara nk'icyumweru ndya imvange kubera ko yaje mu rugo. Umuvandimwe wawe ntabwo wamushyira kure ngo umutererane kubera umugore wawe sibyo? Simbizi, buretse ntago mbizi uko nyina muvane, ntago mbizi iyo feeling ntayo nzi nyine. Baba yego ikibazo nyine uzasanga bumvikana badafite uwo muntu nyine. Nzakora uko nshoboye nshaka batumvikana. Oya ubonye nabumvikana nta kibazo. Nabumvikana ntari, gusa nyine njyewe nari mfite amatsiko ku bantu nyine babanye n'abavandimwe b'abagabo babo batumvikana, cyangwa se b'iwabo w'umugore batumvikana. Nyine urumva ni abantu babiri bakomeye mu buzima bwawe, kandi bose uba ushaka kubagumana ariko mu mahoro, rero ugasanga hamwe biranze. Bose ntabwo ngusubije nabishyiramo imibare myinshi kuko ntago nabibayemo. Hari
filime y'igihinde narebye umukobwa baba bamutesa iwabo w'umuhungu akabihisha umuhungu akigira ikintu cy'ikimara cy'igipfu akanga kubivuga njyewe shari kamubwiza ukuri nabikubwira bahita mubwira ni kari agashiki kawe sinzongeye kukabona hano ariko abahinda akenshi baba babana n'ababyeyi babo. umuhungu iyo ashatse azana umugore wabo sibyo ra ni umukobwa ahubwo cyane umukobwa ni ukubishakaho amakuru meza ariko ndumva umukobwa umuhungu ashobora kujya iwabo w'umukobwa rimwe na rimwe aba ari bibi. Reka tujye dushimira mu Rwanda ko atari ko tumeze. Mwakoze kudukurikira. Mutabazi yagiye anyibamo gakeya. Be harimo ahantu wanyibye. Nkahehe ko nasanze aho gutanze. Nta ribi. Nta kintu bitwaye. Ibibazo byose twabajijwe. Ndaza gusubira inyuma mbyandika ahantu ngendekemo n'igisubizo munsi. Nze kureba ibyo nishe mbikosore. Ubutaha tuzazana n'umfite ibibazo bimenana imitwe. Wakoze rero kutwitaba. Namwe mwakoze kuduhamagara. Namwe mwakoze kudukurikira. Siraju wakoze kudufasha no kutubaza ibibazo byiza. Imana iguhe umugisha. Mwakoze kudukurikira nongere mbisubiremo inshuro 1000. Imana bamera umugisha. Bye bye.